sibyo bingana n'ingaruka z'ibyo bahisemo. Si Imana ihitiramo abantu kwica no gupfa, ahubwo abantu nibo bahitamo gupfa. Hatsubiramo akakana. Si Imana ihitiramo abantu kwica no kwicwa, ahubwo urupfu rw'abantu ni amahitamo y'abandi bantu. Ese ubundi intambara uzi icyo ari cyo? Intambara ni umukino, ni igitekerezo cy'abantu bakuze b'abakiri baziranye, sibyo? Turi kugendana, bashobora guhura ntibicane, sibyo? Ariko bakoresha abajene bataziranye bakicana batazi icyo bapfa, kandi abakuze bo bazi icyo bagize gute bapfa. Ejo nabonye statement ya Kamini imbere y'uko apfa, yaravuze ngo uruhu rwanjye rwakanyaraye, sibyo? Ni mu rwica, uri kumva, nta kibazo ruzajya mu itaka n'ubundi rubore, ariko ruzagaruka gutembera mu maraso y'abajene b'abanyayirani n'abashiya bose, uri kumva, muzicuza icyatumye mu rwica gushyirwa mu bikorwa. Kandi Bibiliya irayivuga kurangiza 2/3 by'abatuye isi bagapfa badapfa. Nansubiza kuvuga ko niba arasana iyi ntambara Trump yari yayihaye ngo imisi 30, sibyo? Nibongera indi 60 bikaba amezi 2 kuyihagarika, bikabanana nk'ukuntu Ukraine Putin yavuga ngo mu byumweru 2 ngo araba irangije intambara. Uragira ngo yaracwambaye? Niba umwarabu yatangiye kugira impande ebyiri, isi muri rusange nayo ikaba itangiye kugira impande ebyiri, uri gutekereza iki? Ni intambara y'isi ya gatatu. Intambara y'isi ya yaje iri gutangira. Niyo mpamvu nabwiye abantu babandi bitwa umukumbi mutoya, bamwe bishyanga ryera, bajye kure y'induru na kure y'ahantu abantu barasanira, sibyo? Babone uko bavoma amazi ahagije, sibyo? Kuko izi nduru zo kuri social media, izi nduru zo haba harimo n'ibinyoma akangari, noneho haje na AI ishatse yakicara ikavuga ati aha hiyagurumye. Hari n'igihe haba hishemo n'ibindi bintu abantu batazi, ariko ari chantage de la puissance américaine, ni icyo bita igikangisho cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, sibyo? Ariko mu byahanuwe naho harimo irindi jambo rivuga ngo nimubona umutini watangiye gushebo. Uyu munsi mwisi, reka mbivuge, mwisi yose ahantu abayuda batataniye, sibyo? Ahantu abayuda batataniye n'imiryango y'abana 12 ba Yakobo bose batataniye, nta muntu n'umwe uhazi. Bari mwisi yose. Wanyumvishije? Ndakumva cyane. Bari mwisi yose hirya no hino. Aba bantu rero batuye Tel Aviv, batuye Yerusalemu, no mu yindi migi yose igiye itandukanye banditse bashingiye kuri Bibiliya, bose si abayuda nyakuri. Ni niyo mpamvu ubona bamwe bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Buri ukoze ubushakashatsi uzajye muri Google wandike imigi nibura 3 ya mbere ikomeye ku isi iba mu butinganyi kurusha indi migi. Tel Aviv iza muri iyo migi 3. Menya ari n'uwa mbere hari, ugashyiraho za Venezuela zo muri Nuza n'izindi zigiye zitandukanye. Ariwo mujyi bavuga ko ari w'Imana, wisezerano nyine. Akora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Cyo koza nakubwiye ngo hariya kino gihugu kiri n'uburyo kizaguka n'ubutaka bwose, iriya puissance azaza kuyoboreraho ya Isirayeli cyangwa Siyoni naza kwimingoma y'amahoro. Bwa butaka ni bwa butaka Imana yasezeranije Abraham, ariko babutuye bose si bene Yakobo. Inyungu irunguka ni iyi. Yego. Reka rusose dutanga inama waha abantu ni iyi. Inama nagira abantu ni iyi. Reka manze mvuge ngo uri kumva bashakashaka icyo umwami ashima, icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, basoma ijambo rivuga ngo umuzima bwa muntu umeze nk'ururabyo. Uturabyo tuno turabyo turaba mu gihe gitoya, ejo tukagira gute tugahunguka. Umuntu aravuka agapfa, sibyo? Ahubwo abantu batangiye batekereza ati ko se ubu mugani ibyo abantu baba bavuga nyuma y'ubu buzima, ko n'ubundi tubona ko icyerekezo cyayo kuko isi yaradutangatanze, sibyo? Hari ibikangisho ibiteye ubwoba bya nijoro ni byinshi wa mugani w'abaririmbyi, sibyo? Isi iradutangatanze, urukumva utaricwa n'iyo nzara, aricwa n'ingaruka zibiriho. Yego.
utaricwa n'iyo nzara, aricwa n'intambara, sibyo? Utaricwa n'ibyo ngibyo, mwene se araza mu roge, uri kumva? Abantu ikintu bakwiye kwicara Adamu bakuza mu buzima bwabo bwa buri munsi, uri kumva? Ni ukumanza kumenya ngo who I am, ndinde. Ese nibura ntunganya icyo Imana insaba? Ese kira mu bikorwa icyo Imana ishaka? Ese nkora ibyo Imana yifuza? Cyangwa ndaho ngaho gusa? Ikindi abantu bareka ibintu byo gufana intambara. Nta keza k'intambara bro, nk'ukuri pe, nta keza k'iki k'intambara. Ishaka ibiri kurwananwa na amahoro y'Imana kuri mwese abadukunda abadukurikira, tubaha ikaze kandi tubifurize kugira ibihe byiza cyane. Birashoboka ko uri mu bihe bitakoroheye, turakwihanganira, turakwifuriza gukomera kandi turakwihanganishije mu bihe byose uri kunyuramo. Wizere ko ejo cyangwa se ejo bundi bizagenda neza cyane. Turongeye turagato, turi kumwe n'umukozi w'Imana, umutumishi wa Mungu, umuhanuzi w'Imana Prince Robert. Nyuma y'igihe kinini cyane Robert twongeye kugaruka, turagusuhuje mu izina rya Yesu. ngo bahe ikaze. Umeze neza? Ndamahoro, ndashima Imana. Abantu bo kuri Prince Robert ninjye kuvuga ngo aba kuri Yada, ariko Yada byarangiranye menya ari n'umwaka. Byarangiranye n'umwaka. Turi muri 2026, umwaka tutamenya neza uko utangiye. Umeze ute mu busanzwe? Bo ni kwa kundi. Erega umwana w'umuntu nuko abantu banze kwakira ukuri. Yego. Ubuzima bwe buba bugizwe n'ibyitwa ibibi n'ibyiza mu busanzwe, sibyo? Kurira, guseka, kwishima, kubabara, gusenya, kubaka. Donc kandi ibyo bihe bihora bisimburanwa. Yego. Ni Imana ibishyiraho. Ubwo nawe muri make nanjye nukomeze. Gusa ndashimira Imana. Yego. Ibyitwa ibibi n'ibiki ya paraporo y'ibyitwa ibyiza. Yego. Ariko ndacyuzuye umwuka wera, ndacyakijijwe. Umuntu wanjye w'imbere nta kibazo afite. Ni byiza tujye kuganira ahanini bitewe niba biri kugenda bigaragara. Ni byinshi cyane Imana ibaragiye ivugira mu bantu bayo, kenshi cyane kagiye gatandukanye. Twagiye twicara ahantu henda kumera nk'aha ngaha, hari message ubwira ko abantu b'Imana, hari ubutumwa ubaha ubabwira ku bihe biri imbere bishobora kuba. Ndibuka umwaka washize cyagiye tuganira hano, umbaza ngo 2025 ngo mwavuga ngo 2026 nta gishya muzabona. Yego. Ni guhera 2020 zabyaye amahari. Yego. Isiri muri agenda nyine y'intambara. Urabona nta kubeshyaga. Bareka tubanze dusenga Imana. Kubanza dushyira imbere Imana, dusengera Imana, ubundi tuganire. Tugushimiye ko waturinze ukaturemera uyu munsi tukaba tugihumeka umwuka w'abazima, kandi tugushimiye ko abatambutse hari ibyo baruhutse, twe rero tukiriho ufite impamvu yo kuba tukiriho. Iki kiganiro nyigushyize mu biganza, umwuka wawe wera kituyoborere. Nkonexe Damuru ugiye kukiyobora, nanjye ubwanjye n'abaracyumva, ngo ibambe ryo mu ijuru ari ryo n'amatwi y'umwuka babyumvisha, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Uwiteka guha umugisha cyane, kandi nawe udukurikiye aho uri hose, ndakubwiye ngo Uwiteka kugirire neza, akurebana amaso y'imbabazi mu byo urimo byose. Uyu mwaka wa 2026, uyu munsi turi mu matariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu, ni umwaka umaze amezi 2 yonyine. Ni umwaka hari byinshi Imana yarakubwiye kuri uyu mwaka, ariko waratangiye, twarawutangiye. Ni umwaka uri kubona ko ufite iyihe shusho? Ni umwaka ndi kubonera mu byahishuwe 8 n'9, kandi koko niko biri. Buriya yego, kanca umugani kugira ngo abantu babyumve neza. Urabona ibigori bijyamo kano gasimba kitwa nkongwa. Yego. Iyo bikiri imibeya bigifite ya mata ibiryoshye. Nkongwa ibiryoshye ijyamo yinjira uko ishaka. Hanyuma hari igihe kigera ibigori bigatangira kuma n'ibigifite n'ubushobozi bwo kubirya ngo ubonemo ya mata yuzuye, ariko bikirimo. Bikaza kugera n'igihe nyir'umurima bitema akajya kubyanika, nkongwa rero rigumamo. Igihe kigera n'ibyo batemye bagiye kotsa bakabyotsa nayirimo cyangwa n'ibyo batetse. Isi nayo yamye bayibwira ngo Yesu araje, Yesu aragarutse, uri kumva hano bakamera nka ya nkongwa, bakumva ko ari ibintu bisanzwe. Ariko ku muntu uzi kwitegereza
no kureba, akabara iminsi yo kubaho akiga kuyibara kugira ngo atunge umutima w'ubwenge, akanareba n'uko isi igenda ishyira mu bikorwa icyo Bibiliya ivuga. Yabona ko ya mikino yo bavuga ngo Yesu araje, abona ko azaza ryari, ashobora kuvuga ati rero aho kugira ngo ngumye mbe mu bakobwa 5 b'abapfapfa, reka mbe muri 5 b'abanyabwenge. Agatangira gutegura ukuntu yatekereza kugira amavuta mu mperezo yabo, cyangwa se akajya mu kijambo ry'Imana rivuga ngo kure y'induru no kure y'ahantu abantu barasanira niho dukwiriye kujya kuvomera amazi y'ubugingo. Rero uyu mwaka uko nkubona ni umwaka nawo kuri scene, cyangwa se nimvuga scene abantu bakina filime barazizi, script na scene. Ni umwaka nyine scene iri gukinwa neza kabisa ku mpande zombi, uri kumva, mu gutegura cyangwa se no mu gushaka gushyira neza mu bikorwa intambara ya 3 y'isi yose, ariyo Bibiliya ivuga ngo ni Harmagedon. Ubona ko plan zayo na planification zayo na installation zayo zamaze kujya mu bikorwa. Ubwo nanone kandi abanyamwuka abo bita umukumbi muto, ishyanga ryera, donc banyamuke mu nzira ifunganye, nabo bahita babona ko igihe cy'umwami w'amahoro ari we Yesu Kristo ari mu nzira. Hanyuma banyamwishi cyangwa se abo mu nzira y'irimbukiro y'igihogere, nabo gahunda yo guteguriza umwami wabo ari we Antikristo nayo irarimbanije rwose. Ubona ko buri bantu bose bari mu myiteguro yabo, buri ruhande ruri mu myiteguro yarwo. Kuvuza ijambo rikomeye Roma. Yego. Hashize iminsi mikeya, navuga ko ariko sina myinshi cyane, cyangwa se sina na mike cyane, biterwa n'umuntu n'igihe yamenye amakuru, kuko ibyo tubona bigiye hanze uyu munsi hari n'igihe babimaze igihe bibera mu ibanga. Uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga abantu bari kugaruka ku ntambara ikomeye cyane ibihugu Amerika na Israel biri gutera Iran, kuko byamaze no kwica abayobozi bayo. Abantu benshi bakagenda bavuga ati ibi ni ibintu byahanuwe. Abantu benshi bakabitekereza ati byarahanuwe. Israel ikari igihugu cy'isezerano, za Dubai hari n'abanshi bari muri bya bihugu bagiyeyo kubw'Imana, cyangwa se bavuga ati twarasubijwe, ni umugisha w'Imana, ni Imana yadusubije. Ibintu turabihuza gute n'ibyanditswe cyangwa se n'ibihe? Mbere yuko ngusubiza, ngiye kubwira abantu akantu kagiye kubaca intege, kariko kanabafasha kurondora. Umuntu wese uzabona ari afite side ikitwa intambara, afite uruhande ariho, ari umufana w'ikitwa intambara, ntuzirwe ujya kwirwa umushakira mu bindi bintu. Uwo muntu mwuka umwuzuye uva kuri Satani. Kuko intambara ni kimwe mu bishoro binini, sibyo? Ni kimwe mu bishoro binini, sibyo? Cyunguka mu bijyanye n'ibitambo, cyunguka mu bijyanye n'ubukungu, cyunguka mu bijyanye n'icyubahiro. Katsubiremo. Yego. Impamvu bivuze ndaza kugenda bisobanura, unyemere dukora iki kiganiro step by step kugira ngo abantu badukurikiye batwumve neza. Iyo tuvuze ngo inyungu mu bitambo, isi yose uyu munsi biri mu ntambara. Yego. Ni intambara zigera muri 5, ariko reka tuvuge iy'amasasu, kuko hari intambara ya internet y'ikoranabuhanga, hakaba intambara y'inzara, sibyo? Hakaba intambara y'amasasu, sibyo? Ariko kubera ko turi kuvuga ku y'amasasu, reka ariyo twitaho cyane. Yego. Ubu uyu munsi Amerika na Israel bifatanije n'abandi mariye yabo, nabonye abongereza nabo bafashe ariye yabo. Yego. Nubwo Ufaransa nabwo butaradekara, ariko ariye baba buriho turayizi. Even n'indi ariye, ariko buriya nta Bibiliya iravuga ngo nta gishya kibaho mu isi. Sinzi niba warakurikiranye amateka, nyuma y'intambara kabiri y'isi yose hahise haza indi ntambara itarakoreshagamo amasasu cyane, ariko nabwo araho bageze nko muri Cuba bashaka kwestara, uri kumva, iyo bita intambara y'ubutita. Izo mpande z'intambara y'ubutita, sibyo, n'uyu munsi ziracyameze uko zari zimeze hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
na URSS cyangwa se n'Uburusiya bw'uyu munsi. yego Urabona ko abashinwa bafite uruhande bahagazeho, buri gihugu kiri hirya no hino ku isi kigira uruhande Pakistan, donc muri Afurika byamaze n'abanyafurika buriya William Ruto ari kwandika ko ababajwe n'ibitero ngo byabaye nabo yakaba namumenye nawe ku mbuga nkoranyambaga ati ibintu ushaka kudukora ni ibiki, agaragaza ko ari ku ruhande rwa Amerika. Yego ndagenda step by step. Yego intambara rero ibi ni igishoro kizana inyungu muri bwa buryo butatu: ibitambo, ubukungu n'icyubahiro. Bura nicyo babasha niyo cyo babarwanira. Abambaye inyama n'amaraso babatekereza icyo bita inyungu n'icyubahiro. Niba hari ikintu kiryohera abantu b'inyama n'amaraso, nukumva umuntu ari mu byirato by'uko yatsinze urugamba kakomeye. Hanyuma niba ari ikintu kiryohera Satani kurusha ibindi bintu byose, nukubona ibitambo by'amaraso bimeneka bikamenekera icyarimwe. Buri kuzimu baba bari mu munezero kubera izihe mpamvu. Ubu duspose nka Dubai ejo nabonye bari kuyirasa. Yego na yatawa ndende nabonye nayo barayirashe, sibyo? Qatar. Yego si dufite abasirikare kwini bajya kwicuruza ubu bariyo batari kubona uko bari butahe, bari no kurira cyane, hari abarapfirayo, hari n'abamaze gupfirayo. Oya roba wibaca intege, ntutungurwe no kujya kubona kuri izi mbuga nkoranyambaga zanyu bari kuba ati wa musirikare kwini runaka nawe yaguye mu bitero bya yarari mu bihugu n'ibintu kiba kibajyanye nkuko bibiri bangwahirwa abantu bapfiriye mu mwami. Ubwo kontre yo guhirwa no kugira gute hagushije ishyano abantu bapfa bapfiriye mu byaha. Imirimo yabo mibi ikabaherekeza bakajya muri Gehenomu. Nkuko n'abapfira mu mwuka imirimo yabo igira gute ibaherekeza. Bivugiye iki rero? Ku ruhande rw'ibitambo buriya ejo ndi barashe Kamini n'abandi bayobozi bari kumwe nawe. Ako uyu munsi iri kubombarida kujya ku rwego ishobora kuba yarashe ibihugu birenga nka 20. Amerika ifitemo ibirindiro bari kurasa mahoteli. Nyahanumbisha nta kigo hafi barashe ibirindiro hafi y'ikigo cy'amashuri. Hagira bamwe mu banyeshuri babigenderamo. Urwo rusobe rw'abantu bari gupfa cyangwa se donc izi mfukamina ari kwisasira mw'isi y'umwuka ni igitambo gikomeye cyane nyine, kuko abenshi hari abapfa bapfiriye mu byaha, donc hari abapfa batiyejeje, hari abapfa batamenya ubutumwa bwiza. uri kumva urwo rusobe rw'abantu bapfa. Niyo mpamvu nakubwiye ngo umuntu wese uzabona afite ariye y'intambara ari gufana ngepfaniye praise uwikirwa ujya mu bintu byinshi byo kumurondora umwuka umukoresha nuva kuri Satani, kuko umuntu wese wica mugenzi we uburyo bwose yaba ari kumwica uva amaraso nkawe akaba ari umuhemu. Basawuri Imana ko yabategetse kujya kwica ubundi bwoko ikabwa ati ntihagire na kimwe murokora. Sawuri ntiyagize icyo arokora. None se kugira ngo ibi bintu byose biba mu isi abantu bapfa umusubirizo, wagira ngo Imana ntibizi? Si ijambo yavuganye na Adamu na Eva ikamubwira ngo nukora n'icyaha no gupfa uzagira gute? Uzapfa. Arega ibintu abantu bakora, uri kumva sibyo? Bingana n'ingaruka z'ibyo bahisemo. Si Imana ihitiramo abantu kwica no gupfa, ahubwo abantu nibo bahitamo gupfa. Hatsubiramo akakanga. Si Imana ihitiramo abantu kwica no kwicwa, ahubwo urupfu rw'abantu ni amahitamo y'abandi bantu. Ese ubundi intambara uzi icyo ari cyo? Intambara ni umukino, ni igitekerezo cy'abantu bakuze babakiri baziranye, sibyo? Turi kugendana bashobora guhura ntibicane, sibyo? Ariko bakoresha abajene bataziranye bakicana batazi icyo bapfa, kandi abakuze bo bazi icyo bagize gute bapfa. Ejo nabonye statement ya Kamini imbere y'uko apfa, yaravuze ngo uruhu rwanjye rwakanyaraye, sibyo? Ni mu rwica, uri kumva? Nta kibazo ruzajya mu itaka n'ubundi rubore, ariko ruzagaruka gutembera mu maraso y'abajene b'abanyayirani n'abashiriya bose, uri kumva? Muzicuza icyatumye mu rwica. Ijambo barikomeye. Wabyumvishije?
we mu yandi magambo azi ko ari bupfe mu bihango n'ibitambo basinya, sibyo? Bemera ko n'urupfu niruza nyine igihe cyarwo cyageze kugira ngo gahunda zikomeze, bazarwakira bakarwinjiramo. Ariko mu mbaraga zo kugaruka kuzenguruka mu mitima y'abandi bantu bagiye gupfa bazira iki? Ubusa. Umugabo umwe umwongereza baramubaje ati upfuye ukagira amahirwe yo kugaruka mu isi n'iki kintu wakora mu bantu? Ngo naza nk'aba virusi barangiza. Kubera iki iryo jambo kugira ngo wumve imbaraga z'abandi bantu z'urubyaro rw'isi tubana narwo, isi yo itaruzi, sibyo? Ari umuryango umwe w'Abaroshefeld, ni umwe mu miryango y'ibanga iyobora isi, itanga icyo bita New World Order cyangwa se amategeko yo kugenderwaho, y'isi yo kugenderwaho. Uyu muryango ubundi niwe utegura izi ntambara zose mubona, sibyo? Nkunda kubwira abantu, uri kumva, yego, bamwe bajya mu ntambara batazi icyo abantu bapfa. Ubwo navuye kunuza ku bitambo ngeze ku bukungu, batazi ikintu bapfa, bakarwana bakesurana nka kuriya buriya sura Vladimir Putin na Zelensky barahura bakica bagasangira, bakavuga ati kuri platimo ibihugu runaka bishobora kubahuza bakicara hakabyera agasuka gaciyazi cyane, sibyo? Already nukwanga abandi bari hasi bari kurwana bari gupfa ubusa nka beef. Abandi bakuru bashobora guciringa bakavugana bagasangira bakanamagana kuri telefone akavuga ati musa bimeze bite se? Ariko hasi ari umuriro, urupfu ruri ku rupfu ruvuza ubuhuha. Bo nta wani gundi bahuye nese ushatse kuvuga ko Putin atarahura na Zelensky mu kuva batangira kurwana, bagiye bakora inama sinibuka niba barahuye, ariko hari ibihugu byagiye bigaragaza ko bigomba guhura. Isi rero yacu navuze ngo ndi mu bukungu, nakubaye urugero rwiza. Uyu munsi isi yose iri mu ntambara, nuko wenda hari nini ziri kuvugwa zikamira intoya. Nkano muri Iran impande ya Pakistan na Afghanistan bari kurwana, turi kugendana. Ubu bitangazamakuru byacu byose byerekeje muri Iran no muri Israel na Amerika. Ariko hano hafi muri Kongo za Rubaye isasu ni isasu, turi kugendana. Hanyuma rero ndamura ikintu bivugiye ku kijyanye n'ubukungu. Iyi ntambara itagamije gutanga ibitambo by'amaraso menshi, akenshi cyo Satani yungukiramo nabikubwiye. Ku kijyanye n'ubukungu, Antikristo nk'uzaza kubeshya isi ko ari umwami w'amahoro, sibyo? Imbaraga zo kugira ngo azabone uko ayitegeka, ayigaburira, ayifata, ayigenza, urukumva, agomba gushakirwa icyo bita ubutunzi. Intambara nyinshi mubona zivugwa cyane mu isi ni ziba zifite akaboko ahantu hari ubutunzi buruta ubundi butunzi mu isi. Nahoze ndi kumva mu bitangazamakuru kuko n'umunyamakuru nanjye ngomba gukora research. Iyi Katari ni Iran, hari party bahuriyeho irimo projet ya gaze. Yego, urabona nk'ukuntu u Rwanda rufite nuza project ya gaze na mu Kivu na Kongo, sibyo? Niyo ya mbere iyo party bahuriyeho ifite gaze ya mbere nyinshi ku isi. Ubwo ngo niba ibihugu biri mu ntambara, uri kumva, nk'ibi bihugu biri mu bukonje, turi kugendana, nk'ibi bihugu biri mu bukonje by'i Burayi, biraza gusaba ukuntu bipfukama bivuga ati gaze tutayibura. Ubwo iwacu muri Afurika ho essence ubu tugiye kuzajya tuziparika, ubu tuzongera gutegeka zikamenamo ibyatsi no kugenda n'amaguru. None niba bene Aburahamu batangiye kukotana, ubwo tukuyeho, sibyo? Ubwo ndi kubikubwira mu buryo bw'ubukungu n'iki babashakira
noneho mu gushaka icyubahiro kwa kundi isi urabona Amerika imaze nk'imyaka nka 40 bayita ko ari umupolisi w'isi puissant du monde n'ubu abantu baracyabifite mu matwi yabo kariyoboye isi ariko ntago nge ndi muri abo bafana nakubwiye ko nafana intambara yego mu bigaragara urebye n'ibi bihugu bya BRICS uri kumva ukabona na isi iri kugenda itera ntago Amerika ikiri puissant du monde yonyine ari izindi puissant du monde zagiye zishibuka cyane cyane nk'abashinwa buri abashinwa nuko bicecekeye nk'ibijyanye n'ubukungu nibo baruyoboye isi ntago Amerika ifite ubukungu bwa danje kurusha iki ubushinwa ushobora gusanga no mu bijyanye na gisirikare sibyo abashinwa baranapashinze Amerika bicecekeye yego kubera ko kurinda ubukungu bakanga kurwana kuko akenshi intambara zabo zishamikiye mu cyitwa ubukungu ndacyari ku bukungu sibyo n'icyubahiro intambara zabo zishamikiye mu cyo bita mafia economy urabona hari ukuntu abantu b'investisa ibintu runaka muri societe uri kumva Adamu runaka ariko bafitemo inyungu bazasaruramo kadufate nk'urugero rwa hafi nka covid uburyo ya creatinzwe cyangwa se yaremwe yari investissoma yo kumanikisha amaboko ibindi bihugu bigafata umwanzuro amafaranga ashowe mu ntuza mu nganda z'inkingo mukaba ngombwa ko muyatanga ku giciro babategetse abashinwa rero nizo deal bari kugira gute bari gukina nubwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo zigira gute zikina buri hari ibintu biza mu isi urukumva abantu bakaba bati nta kundi twabigenza sibyo nk'izi ntambara wenda ziba nko muri Afurika abarimo investissement z'imbunda uburyo bazikoramo urikumva sibyo amasasu ku buryo bajya gukoretinga impande zombi zigakocorana urikumva abati turacuruza ducuruze nahanga tubahe drone namwe mfate drone tubahe imbunda namwe mfate imbunda no abantu bakaba bari aho ngaho hejuru abari kurasana abandi bari hasi mu butaka biri kwica abantu bacukura amabuye y'agaciro amapeteroli amazahabu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye mbakinge rero kuri na Bibiliya nk'umwigisha nk'umuhanuzi sibyo yego mu mboni zanjye nitegure ko agenda y'aba bana batuberikayini kaweshi uwo nguwo sibyo projet yabo yo nibura kurangiza 2 bya gatatu by'abatuye isi ikiri gushyirwa mu bikorwa kandi Bibiliya irayivuga kurangiza 2 bya gatatu by'abatuye isi bagapfa badapfa nanzizaze kuvuga ko niba arasana iyi ntambara Trump yari yayihaye imisi 30 sibyo nibongera indi 60 bikaba amezi 2 kuyihagarika bikabanana nk'ukuntu Ukraine Putin yavuga ngo mu byumweru 2 ngo araba irangije intambara uragira ngo yaracwambaye niba umwarabu yatangiye kugira impande ebyiri isi muri rusange nayo ikaba itangiye kugira impande ebyiri uri gutekereza iki intambara y'isi ya gatatu intambara y'isi yaje iri gutangira nyuma mbonabwiye abantu babandi bitwa umukumbi mutoya bamwe bishyanga ryera bajye kure y'induru na kure y'ahantu abantu barasanira sibyo babone uko bavoma amazi ahagije sibyo yego kuko izi nduru zo kuri social media izi nduru zo habarimo n'ibinyoma akangari noneho haje na AI ishatse yakicara ikavuga ati aha hihagurumye hari n'igihe habahishemo n'ibindi bintu abantu batazi abo bamanuke ku isoko imari inyota nk'uko Theo yabaririmbiye sibyo ufite Bibiliya yawe hafi Bibiliya ndayifite hano muri telefone yanjye ndayifite somera ibyahishuwe ibice 8 umurongo uhera ku wa 3 ugeze ku wa 9 nushaka kushyiraho okay wa 9 yego byahishuwe ibice 8 gatatu haravuga hati haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icyotero cyacuzwe mu izahabu ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera bose umvisha abandi ndi kubwira masengesho y'abera bose ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ya ntebe yego umwotsi w'umubavu uva mu kuboko kwa marayika
uzamukana imbere y'Imana amasengesho y'abera. Nuko marayika ajyana icyo cyotero acyuzuza umurimo wo ku gicaniro akijugunya mu isi. Hakurikiraho amajwi avuga nk'inkuba zihinda n'imirabyo n'igishyitsi. Yego. Nuko ba bamarayika 7 bari bafite impanda ndwi bitegura kuzivuza. Uwa mbere avuza impanda, hakurikiraho urubura n'umuriro bivanze n'amaraso bijugunywa mu isi. Nuko 1/3 cy'isi kirashya. 1/3 cy'ibiti nacyo kirashya, kandi ibyatsi bibisi byose birashya. Komeza. 8. Nuko marayika wa kabiri avuza impanda, ikimeze nk'umusozi munini waka umuriro kijugunywa mu nyanja. 1/3 cy'inyanja gihinduka amaraso. 9. 1/3 cy'ibyaremwe byo mu nyanja bifite ubugingo birapfa. Kandi 1/3 cy'inkuge kirarimbuka. 10. Marayika wa gatatu avuza impanda, inyenyeri nini iva mu ijuru iragwa yaka nk'urumuri, igwa kuri buri 1/3 cy'inzuzi n'imigezi no ku masoko. Abandi bakomeza icyo gice cyose bakirangiza. Iyi ntambara iri kuba muze kuyitegereza neza. Ni intambara ishamikiye mu mazi, ku butaka no mu kirere. Sibyo? Bwa Bibiliya iyo iri kuvuga ivuga ibwiriza impande ebyiri. Sinzi niba bari gukora ikiganiro uburyo bubiri cyangwa se uburyo bwombi. Iyo Bibiliya ivuga ibwira abera umurimo wabo. Ubonye ko marayika banjije kuza kubwira abera kubasukamo icyo bita ububyutse. Kubasukamo icyo bita ikibatsi cy'umubavu w'amasengesho. Kubasukamo imbaraga. Mu yandi magambo ni kubabwira ati mwebweho mufite ikibareberera no gusenga kwanyu kurazamuka kukagera hehe mu ijuru. Hanyuma ahise yerekana abamarayika bandi bari kureba batizera Imana ikigiye kubabaho. 1/3 cy'abatuye isi. Siko Bibiliya ivuze? Ibyo mu nyanja, ibyo ku butaka byose birashya. Mu gihe cy'urubura turi kugendana ruvanze n'umuriro. Buriya abantu benshi ntabwo baramenya ibyari. Uyu munsi turi muri hiver ku bantu bari i Burayi no muri Amerika. Sibyo? Yego. Aba bahanga n'aba bashoza ntambara nakubwiye. Yego. Basoma Bibiliya. Sibyo? Amajenda bakora cyangwa se sene bakora bazikora bashingiye kuri Bibiliya, kuko iyo bazikoze andehoro yayo ibyo bakora nibihama, kuko bagomba gukurikiza Bibiliya kugira ngo bahuze n'iki ubuhanuzi buvuga. Ikindi cya kabiri, plani zabo ziba ziri bien planifié. Ejo nakoze ikiganiro mbwira abantu ndababwira ngo ntimuzatungurwe no kubona uwitwa Donald Trump iyi manda yatayirangije nawe. Habaye iki? Habaye nk'icyabaye kuri Maduro. Maduro yarayirangije? Ntabwo yirangije. Ubu se uyu Kamini bari bavuze ngo ni umwami w'ikirenga w'iteka ryose, iteka arayirangije? Wapi? Ba Kadafi barayirangije? Ntabwo bazirangije. Agenda zose ziba zigize gute ziteguwe? Wigeze ukurikirana amateka y'umugore wa Clark? Uriya mugabo barasiye muri Amerika. Umuvugabutumwa umugore we. Amateka nayakurikira ariko ni menshi. Bafite icyitwa return point, sibyo? Na Trump ari muri Great America again, sibyo? Izi ntambara zose bategura abari sene, abari point bateguye imwe ivaho indi ijyaho. Mu guplanifia icyo bita gusohoza umwuka wa Antikristo mu isi. Do you understand? Ndabyumva cyane. Ariko Seroba ku ruhande rumwe y'abantu bari kureba ino ntambara irimo iraba bakagaruka ku gihugu cya Israel bakavuga ati Israel always ihura ishyigikiwe n'Imana, ibyo ukora byose bakazana n'inyandiko ati Bibiliya dore uko yabivuzeho. Yego. Ati Bibiliya dore uko yabivuzeho.
riteye aho Israel iteye haba uyu munsi haba na kera ibyo bintu biba birimo imana. Mbo reka mvuge muri ubu buryo. Buriya iyi Israel muri kubona uyu munsi, iriya Israel mubona uyu munsi, ubutaka ahantu buriho niho. Ubutaka ni igihugu cy'isezerano nk'uko Imana yagisezeranyije Aburahamu, ariko nta nubwo kinuzuye icyo Imana rero abwiye Aburahamu. Hanyuma abaturage bari i Yerusalemu ba Netanyahu n'abandi benshi bagiye batandukanye, baranyita umugoyima ariko ntago ndiwe, sibyo? Hari amajenda ashamikiye ku cyo bita ubukungu no ku cyo bita iyobokamana. Nk'ubu iyobokamana rifite abasiyonisite, sibyo? Abasiyonisite ni abantu Israel na ya miryango nakubwiye iyobora mu ibanga, sibyo? Baha amafaranga bakajya kukwiza agenda za Israel mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Nk'abo bapasiteri benshi mubona b'abakire baba mu isi, na hano mu Rwanda barahari. Nta mupasiteri w'umuzanisiti uzi? Katumwihorera, umudogiteri katumwihorera, sibyo? Uri kumva? Hari n'abandi benshi muri Afurika, muri Aziya, i Burayi, muri Amerika. Hari umuhanga umwe wavuze ngo muri Amerika ho nibura 80% y'abapasiteri bakomeye bano bafite amajet privé n'iki byose 8% ni abazayonisti. Aba rero ikintu bakora ni iki? ni ugukwirakwiza agenda ya sionisme, uri kumva? Bashamikiye muri Bibiliya, sibyo? Ndaza kuvuga impamvu mbivuze. Hakaba n'abandi ba sioniste bari based kuri political, uri kumva, na economy, sibyo? Babandi nakubwiye bateguriza intambara zigiye zitandukanye. Aba bari based kuri politics nibo bashyiraho ya mahame na ya mabwiriza yo kuba ku Israel daterwa ubwoko bw'Imana, ishyanga rikomeye, uri kumva? Niho nako ubona abantu bafana, harimo nk'abapasiteri azaka bati buri Israel uko bayotsa kose ni ishyanga ry'Imana, ishyanga ry'Imana rizatsinda. Iyo utondeka Israel nk'uko Bibiliya ivuga, Israel nk'izina Israel ushobora kurisoma ukaribonamo n'ibintu bitanu. Hari Israel nka Yakobo, Imana niyise Yakobo Israel. Hari Israel nk'ishyanga ryera ry'Imana. Ntiyabwiye Aburahamu ikavuga ati nzagugira ubwoko, uri kumva, nzagugira ishyanga ryera, uri kumva, abantu Imana yaronse abazumva amabwiriza n'amateka n'amahame yanjye. Iyo si Israel. Uyu munsi umwami Yesu amaze gucungura abantu ku musaraba, niyafashe abamwizeye bose bakemera izina rye, akaba ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, akabagira ubwoko bwe, aribwo bita ishyanga ryera, abantu Imana agize gute yaronse mu bise by'amaraso. Iyo si Israel yindi. None uyu munsi hari na indi Israel ariyo turi kubona uyu munsi nyuma yaho isenyukiye. Umwami Yesu avuze ati kumubireba nta buye rizasigara rigeretse kurindi, sibyo? Muri 1945 havutse igitekerezo cyo kongera kugira gute kuyisana cyangwa se gusubira i Yerusalemu. Bagenda bafata abaturage benshi bagiye batandukanye, bafata bafite igisekuru cya nyacyo cy'Abisirayeli cy'Abayuda nyakuri, uri kumva? Babasubiza i Yerusalemu. Bafata n'abandi baturage bagiye batandukanye bakajya gutata chance, uri kumva? Ahari ahantu mu mateka ari biblique avuga ko bashobora kuba bafite ubwoko. Hano muri Ethiopia baje, sibyo? Hano muri Ethiopia buri hari abaturage bahakuwe baradeployinga, operation bayisengukira. Nabo nyiza abahanga bari muri combattre badufashe iyo operation ku deployinga abaturage bo muri Ethiopia babajyana muri Israel. Buri abariyo biturutse kuri Menerike, uri kumva, umwami kazi w'Isheba wagiye gusura Salomo akamubyaraho. Nucyo cyatumye baza kubareba. Abandi babafata munuza muri Ukraine no mu Burusiya, bano bakazari peuple kazari, sibyo? Baraza bararema creating igihugu butayu babuhindura nubwo bugira ishyanga rikomeye, uri kumva, ariko ari chantage de la puissance américaine. Ni icyo bita igikangisho cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, sibyo? Ariko mu byahanuwe naho harimo irindi jambo rivuga ngo nimubona umutini watangiye gushibuka
uyu munsi mu isi reka mbivuge mu isi yose ahantu abayuda batataniye sibyo ahantu abayuda batataniye n'imiryango y'abana 12 ba Yakobo bose batataniye nta muntu n'umwe uhazi bari mu isi yose yego wanyumvishije ndakumva cyane bari mu isi yose hirya no hino aba bantu rero batuye Tel Aviv batuye Yerusalemu no mu yindi migi yose igiye itandukanye banditse bashingiye kuri Bibiliya bose si abayuda nyakuri ni niyo mpamvu ubona bamwe bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka buri ukoze ubushakashatsi uzajye muri Google wandike imigi nibura 3 ya mbere ikomeye ku isi iba mu butinganyi kurusha iyindi migi. Tel Aviv iza muri iyo migi 3 menya ari n'uwa mbere hari ugashyiraho za Venezuela zo muri Nuza n'izindi zigiye zitandukanye ari wo mujyi bavuga ko ari w'Imana wisezerano nyine akora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka cyo koza nakubwiye ngo hari ya kino gihugu kiri n'uburyo kizaguka n'ubutaka bwose iriya puissance azaza kuyoboreraho ya Isirayeli cyangwa Siyoni naza kwima ingoma y'amahoro bwa butaka ni bwa butaka Imana yasezeranije Abraham ariko babutuye bose si bene Yakobo nicyo numva nabwira abantu muri make kuba ari ubutaka ni ubutaka pe ariko ab'Imana yavuzeho ntabwo ari bariya babutuyeho sinabo bari gukora cyo koza birashoboka ko hashobora kuba harimo igisekuru cya bamwe mu bana ba Yakobo ariko si bose ndagira ngo utangarize ko n'ururimi uyu munsi bavuga n'urwo ba creating sibyo atari igihe burayo cya kera Abisirayeli baratatanye kandi gutatana kwabo nta nubwo kwaje ejo bundi Yesu avuga ngo batatanye guhera mu gihe ubundi batangiye gutatana byanyabyo umwami Salomo amaze gutakaza inuza ubutware bwigabanyijemo Yudaya na Samariya bakigabanya urukumva bamwe baganyarwa bakajyanwa i Babuloni kuri abagendaga banyarwa bajyanwa i Babuloni bagaruka icyo cyagiye gituma bamwe bajya gutura mu bihugu bigiye bitandukanye buri hari abantu bagiye i Babuloni bageze ari abayahudi mu gihe cyo gutaha gusubira i Yerusalemu ntibataha sibyo hari abandi bagiye banyagwa urukumva bagezeho babyarira abana bagumayo ukafate nk'urugero rwa hafi dufate nk'urugero nk'igihugu cyacu cyo kugira amateka ameze nka ya Isiraheli ubu dufite abantu b'abanyarwanda bavukiye Uganda babagande ariko inkomoko yabo ari abanyarwanda ariko bakaba batazi ubutaka bw'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda siko biri cyane ababyeyi babo baragiye 5 n'9 bakababyarirayo bakagumayo bazi ikinyarwanda bazi ko iwabo ari i Rwanda ariko ntibahazi ubutaka bavukiyeho gakondo bavukiyeho ni Uganda nguko ku isi yose irimo abayahudi irimo abayuda irimo ubwoko bw'Imana uri kumva Imana yaronse ari no mpamvu agakiza kaje nikagumiye Yerusalemu kajya kunyanyagira mu isi yose kugira ngo n'abatari ubwoko babona ubwoko uri kumva aho rero ushobora gusanga uri umuyuda ari umugabo wigeze guhamagara Kenisi mu kiganiro aramuga ngo ngiye ngo ndi umuyuda aramuseka cyane ushobora kuba wowe Kenisi uri kumuseka utazi imbaraga zimuhishemo uko byashoboka ko ari umuyuda ukabona ari umwirabura kandi ari umwisiraheli nyakuri yego iyi ntambara yateye abantu ubwoba by'umwihariko n'abakurikiye iki kiganiro bari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se n'abari hirya no hino mu rurimi rw'ikinyarwanda batewe n'uburyo bari kubona impinduka zigiye kuba benshi bati ibiciro uyu munsi bari kuvuga ko ibihugu biri mu ntambara bitanga hafi 40% by'ibikomoka kuri peteroli essence kandi ibiciro nanone ku masoko by'ibyo dukenera bigenda bizamuka bitewe n'urwego rwa transport abantu benshi ati nta bintu biri kuva Dubai biza nta myenda biri kuva Dubai za nta biki kubera ikirere gifunze bati ibintu bigiye guhindura isura izi phone dukoresha zose ni Dubai abantu barabizi ni Dubai niho tubikura n'ibiki abantu benshi bakagira ubwoba bw'imibereho bagiye kuhura nayo bitewe n'izo mpinduka nicyo kintu bababwira nakubwiye yuko harimo abantu mu bijyanye n'ubukungu baba bafite plan bakamenya amakuru mbere yuko bayamenya burya ngo nka batesira ntago babaza impamvu bari gukora imodoka z'amashanyarazi burya ngo ntago babaza impamvu abashinwa bahise bemvestisa mu buntu za mu modoka z'amashanyarazi impamvu baba bazizi yego reka nakubwiye ko intambara zitegurwa n'abantu bakuze baziranye baganira zikarwanwa n'abana bataziranye uri kumva batazi n'icyo bapfa
wanyumvishije ndakumva cyane. uyu munsi nyine uri kumva imodoka zikoresha amashanyarazi Impamvu zaje ni hari impamvu zaje haba hari amakuru buri abantu za ba Elon Musk baba bafite amakuru ibintu bijya kandi guhungabana k'ubukungu nese bwareka guhungabana ibintu n'ibisi yose iri mu ntambara ubwo ubukungu buraza guhungabana arega wigeze usoma file ya Epstein irimo amadosiye arenga miliyoni 7 eshatu n'igice zagiye hanze izindi zirajya hanze uzi ibintu bano bayobozi b'isi bakora Paulo yavuze ngo nabatware bategeka isi ngo yavuze avuga intambara y'umwuka yaravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwanya no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi mwambara intwaro zose z'Imana kuko ntimukirana n'abafite inyama n'amaraso ahubwo mu Rwanda n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru abatware bategeka isi yo mwishima isi bibitse amabanga nuka bro sijyo yego umugabo umwe yigeze kuva aravuga ngo Vatican ipfunduye umufiniko wayo umuntu ku isi yagira nimwabonaho mukwira n'umunsi Imana izapfundura umunuko w'iyisi aho ikinyoma cyahawe intebe urukumva abanyakuri bakaba bazira uko bavutse yego bazira ukuri kwabo umunuko w'isi ntabwo mwabona ahantu muwushyira rero inzara irabarya inzara irabarya ubukene burabica sibyo yego abantu ibyo babyitegura none ariko ngiye nkunda perezida wacu aba yaraduteguje kera atubwira ati mufunge mukanda nzara iko tu no mu bihe byashize yabigarutseho nyine yarabibateguje ukuntu ati nibyo bihugu biza kutuvangira nabo niba byorohewe nabo ntibaborohewe nese urabona borohewe ntabwo borohewe niba Amerika ishobora gushyira radari ihagaze igiciro cya miliyari y'idolari ahantu Iran ikaza ikakirasa si ubukungu babuhombye babuhombye kandi n'ubundi nabo babihombera yes abafana bo bahita banga urumva ngo ntabwo Amerika ngo ashora intambara itazi inyungu sirunguka ni iyi inyungu irunguka ni iyi yego reka dusoze dutanga inama waha abantu ni iyihe inama nagira abantu ni iyihe reka manze mvuge ngo uri kumva bashakashaka icyo mwamashima icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri basoma ijambo rivuga ngo ubuzima bwa muntu bumeze nk'ururabyo uturabyo tuno turabyo utu turaba mu gihe gitoya ejo tukagira gute tugahunguka umuntu aravuka agapfa sibyo ahubwo abantu batangiye batekereza ati ko si wa mugani ibyo abantu baba bavuga nyuma y'ubu buzima ko n'ubundi tubona ko icyerekezo cyari kuko isi yaradutangatanze sibyo hari ibikangisho ibiteye ubwoba bya nijoro ni byinshi wa mugani w'abaririmbyi sibyo isi iradutangatanze urukumva utaricwa n'iyo nzara aricwa n'ingaruka zibiriho yego utaricwa n'iyo nzara aricwa n'intambara sibyo utaricwa n'ibyo ngibyo mwene se araza mu roge urukumva abantu ikintu bakwiye kwicara damu bakuza mu buzima bwabo bwa buri munsi urukumva ni ukumanza kumenya ngo who I am ndinde ese nibura ntunganya icyo Imana insaba ese kira mu bikorwa icyo Imana ishaka ese nkora ibyo Imana yifuza cyangwa ndaho ngaho gusa ikindi abantu bareka ibintu byo gufana intambara nta keza k'intambara bro nukuri pe nta keza k'iki k'intambara ishaka ibiri kurwanwa na bene wanyu nishaka ibirwanwa nabukunda nabufana nta keza k'intambara intambara si nziza hari igihe Imana yategekaga abantu ngo mugende mutsembe ubu bwoko runaka ntabwo rega sovereignty y'Imana yo yihorere cyangwa baratubeshye oya wibavuga ngo barakubeshye sovereignty y'Imana yo yihorere kuko icyatuma Imana itsemba cyangwa se ikiza kiri mu butware bwayo Bibiliya bavuga ikora ibyo ishaka mu isi no mu ijuru sibyo akoze ndamureka nkubaze simbizi wenda uruhande ruherereyemo rw'intambara he oya n'ikibazo ngiye kukubaza yego wenda dusuppose uri umukreateur ugize igitekerezo cyo kurema ikintu runaka ugishyize hariya cya kintu waremye undi muntu araje aragihinduye wanezerwa ntabwo nakishima nk'ubu n'urugero Imana ubwayo yiremeye uri kumva umugabo n'umugore ibarema umugabo imushyiraho igitsina
kimeze uko tukizi, umugore nawe imushyiraho igitsina kimeze uko tukizi, igihe fonkisiyonoma ebyiri, kujya kwihagarika sibyo no kororoka. Hanyuma umuntu arabyutse mu gitondo avuga ati aha hantu washyize igitsina siho honyine hagomba kujya igitsina, aha unyuze umwanda w'inyuma uri kumva, naho umuntu yahakora imibonano mpuzabitsina. Wabigenza utari wowe, dusupoze ahubwo ko Imana yihangana, wowe wabigenza ute? Igihangano cyawe umuntu aje akacyangiza muri ubwo buryo. Ntacyo nze nakora. Rero abantu bakeneye kubaho Uwiteka, naho ibyo wakora wakora iki nyine nawe mbwira. Umuntu aje akangiza igihangano cyawe, ibi byose aba ari ukwangiza igihangano cy'Imana yashyize ku isi. Imana yari yaduhaye isi ngo tuyiryoherwe, tuyinezererwemo, tuyishimiremo. Mu gitondo umuntu abyuka akavuga ngo ngewe ndi umupolisi w'isi, agahita abuza abandi ubuzima. Ese nk'Amerika abantu bari gufana, ibyo si ingaruka z'ibyo biri gukora, ngo iri muri sovereignty ngo yo kurinda ngo ubusugire bw'abandi baturage. Abantu biyubakiye ibintu byabo. Sinabonye badufatiye ibihano n'abagaba bakuru b'ingabo zacu bagera muri 4. None rero twe twabasabye ngo nimuze mudufashe abasirikare bacu batuyoboye nabi. Amerika irivanga. None byuka mu gitondo ngo ndabahanye ubw'inyungu ishaka mu kubw'inyungu zabo. None se ubwo niba isi Bibiliya iravanga ibyaremwe byose bitegereje n'amatsiko kuko Yesu azaza gucungura isi. Niba isi ishobora kwicarwaho ikaba ati hari umuntu uyobora abandi kandi mwese mwaravukiye amezi 9 nk'abandi kajya kumufata. Yo bakoreye Maduro bakadafi bose abaze kwica bangaye sameke imaze kwica bangaye. Gwe ko ari ba Bush na Bush fisi n'abandi na ba Clinton. Bareka dusoze ushimira abantu bose babanye natwe, icyo bakwiriye no kwiga ndetse no kumenya ibihe turimo. Twese tuzapfa, turaho no kuticwa n'ibyo ngibyo nakubwiza n'impanuka ikaguhita. Oya mwene saka kuroga ibi biri hanze hasi byinshi, ni byinshi biri hanze byatwara n'ubuzima bw'umuntu. Ibyo byari n'igihe bizahagera utakiriho. Cyo dusabwa no kwiyeza kugira ngo ndose ngo nuzafata ku mavuta bamufunguye. Ariko ari na hafi, ari hafi. Ni ibibazo biba biri hirya no hino. Turabashimiye cyane rero, icyo usabwa no kwiyeza. Comment zanyu ni ingenzi, ibitekerezo byanyu kuduhamagara mukadusangiza ibitekerezo byanyu ni iby'agaciro. Turabashimiye, ibiganiro byacu nagaruka Robert agushimiye ku mwanya waduhaye. Naye shimiye abadukurikiye. Mukore subscribe kuri Prince Robert TV. Yego.